Muzenje wanjye ndakubwira ngo mvira mu nzu sibyo urakuze urenza ijosi sha ngo ndimbwa nisiko ntasoni gutuka mushumba none ntiwananyubahira umurimo w'Imana n'umuhamagaro gwayora itonde uraje ubona imbwa yari muzeneka ngiye nkubwiza ukuri ushaka kunyirukana ngiye ngatwarira sukari nkareba ko mu gikoma ngo ukakijana kundi ko mbazaga amasengesho y'imyaka 2 nimba unyirukanye ubwo rero n'isukari nayo uyizane nibitira ukuntera urukuje ariko wa mwana wababone kumbera ikigeragezo ndakwiyamye nje ndakubwiye ngo ntabwo nkigukeneye mu rugo rwanje dore ibi byose ni nanyo kukoshaga yegukubita umuntu yegukubita neza hatagana n'ibindi iva rero munzira ntabwo ngiye unyirukana gutya umva ahubwo nkubwiye nyine mereza niyo sukari ngo mereza isukari ndakubwiye ngo nubwo ntahahaga mw'uru rugo ariko ntabwo waje washaka ibintu byo kundenza amabi ibyo wabura icyo cyose acha bwana we ntabwo wandenza kuyakurenza gute wita mama ngo ni indaya ngo utari indaya se wowe sukora mwabihunyira uretse nyoko nawe ibintu ari kwigira sibyo igihunyira ni nawe ndamuhanyina uretse mfashe bibiri ariko bete ibi bintu byako anda dorana tuzajya ngo hari imitungo zawe washize hano tugakize kandi fata ibi ni ibiki ngo nyine ndagiye yaragiye no kuba sukari nabyo ndi naho ntabwo uyu mwana ntimushaka mw'uru rugo kubera iki ntabwo mushaka kubera iki udashaka umwana wanjye hano mu rugo atinyuka ashaka ibintu byo kunyirega ukunya hejuru sha ngo nuko ntahahaga ndagira ngo mbatangarize ko ese mama twahuye byo mwakwigira byose nta numwe wandenza amafi twahuye byaravuga ngo ko nawe waburukuye ariko ngomba ndarakaye njya muri kamere ubwo nyine niko nari ariko reka rwose mugabo wanjye nanjye nkunda ngumbwira ntabwo ngewe ndi indaya ahubwo nuko tutumvikana ku kintu cyuko utagomba kujya ngo ariko ngandeyo nyine rero umwana ntago agomba kugira ahantu ajya ni umwana wacu twabyaranye rwose mbikubwira reka nkubwize ukuri mwese nono ntabwo mbashaka mw'uru rugo okay reka rero nkwereke aho kugira ngo twirukane cyangwa kugira umwana wanjye agende ni wowe wakagiye kuko nta kintu umaze nta kintu umaze nje nifatira isukari nimugoroba igikoma wahuse si uyu mwana wakiguze umva n'ikintu dupfuye inzu reka wumve inzu siwe ejo wayishyuye yego wari umaze icyumweru wihisha ujya mu masengesho nyir'inzu aduhagaze hejuru ikindi cya kabiri ibiryo uyu mwana icyumweru cyose ntago ari we none uri kumwe ariko reka nkubwire nyine umbaze nande munyumve mutajya murajya ngo abagabo nitwe twemere gupfinagara nje nifatiye isafuriya iramwara yamutetsemo iki umuceri mugende kwikokoreramo ibikokora byaraye hasi umuntu w'umugabo akokora ibikoko ageze nk'umuntu wakumva uri gukokora ibikoko ubwo manifatiye ijage yaraye mu cya gikoma cyaraye ati ibintu urabyo kuza wo gufata mu bintu nk'ibingungu ibi byakurwaza wowe unziye ubuzima uravuze wa muhobo ariko yaragufitiye impuhwe nka ntabwo mushaka nta hantu yajyaho kugira ngo agende ari wowe ugenda pe ukuri kw'Imana bari wowe ugenda kugira ngo umwana wanjye agende cyane kuko niwe ufitiye akamaro hano muri uru rugo we nta kamaro umariye nje ngende nushaka ugende nta kintu nkibamariye nta kintu ntacyo nyamara ni impamo y'Imana Munyamurengo yarahaza atwika ikigega nuko amuvuze nuko tukubwiye ukuntu nirirwaga ndi kubahenderereza uri gusenga usenga udakora tukarya iki hanyuma se amasengesho urakoze aya masengesho nashaka guke fata ibintu byawe byose usubire mu nzu ugenda ujya hehese umugabo udahaha ngo wirirwa mu masengesho umugabo udahaha wirirwa wirukanka gusa reka nkubwize ukuri igihe kizagera muzibuka ko nari umugabo kandi w'intwari natwe igihe kizagera umenye yuko nari umugore wawe ugukunda ariko kubera ko udakora byambiri itatu umva kandi mbonye naraye upfuye nimugi yagukiri papa nagende yohohe aho kugira ngo uve muri urugo mwana wawe fata ibintu byawe winjize hariya mu nzu dufunge naho ubundi mama njye nibyo nakubwiye ngo muzangire umugabo muri uru rugo oya nawe ntago wasimbura so ariko noneho ndamubwiye nawe aragenda yitekereze Jesse Karama Mana we ko noneho ndabona wabaye umukobwa mwiza pe siko byabyara basiga reka nkubwire ntuzabigerageze buriya rero izi ufite zihita zipfa pe
ase mama ku buryo ntanakuza basi kakagera hano gatonyuza abandi bana twigana ku ishuri ukuntu baba bafite inzara nziza. Uriya rero uzikuremo ikintu cy'abandi uzareba icyawe, ariko nukuri biranshimishije. Urabona ko noneho usigaye wiyitaho. Ariko mana yanjye ikintu cyantunguye ni bino bintu washyizeho karakanatirereka uriya mukobwa mugendana mbona agiye kuzaguhindura. Karakanatirere wari ufite nta kintu kari kabaye. Ase mama umva nta kiba ibintu byose ushaka nzajya mbikora ukuntu mbishaka. Niyo mpamvu nyine nari naje ngo nicare hano nashakaga kugusaba imbabazi nyine kubera cya gihe naje nishushanyije. Cyese buriya byarambabaje mwana wanjye. Hari ibintu biba atari ngombwa reka mu buzima. Ese Jessica kanagukunda nanjye reka ndagukunda. Ubona ntagukunda ku buryo mba numva nakwishyira no mu kagozi hagize ikibazo cyo kubaho. Oya umva nkubwire sibyo ntago nzongera nyine bari baranshutse ariko ntago nzongera kwishushanya. Ntabwo rega nkunda kukubona ubabaye. Si cyo cyonyine ntashaka gukora. Ndashaka kuba umukobwa umukobwa nzajya nyura mu bantu bakavuga ngo uriya mugore yarabyaye. Mbabarira ibintu by'ibigari, ibintu by'abantu ubona batarezwe, ibintu by'abantu badasenga, ibintu byakubuza ijuru n'umugisha. Ubigendere kure mwana wanjye. Jesse ndagukunda n'ukuri. Nta kibazo noneho ndanagusezeranya ko ngiye kujya njya gusenga Linda ntago azongera kunsiga basi tuzatujya kujyana gusenga buri munsi. Nukora ibintu nkabona byose biri ku murongo Jessica ni ejo napfa ntuje. Naba nzi ko umukobwa nsize ari umukobwa uzirwanaho, ari umukobwa uzifata, ari umukobwa uzubaka bigakunda, ariko nka kiriya kintu ubuzana aha ubona kiriya gihungu cyakugeza ku kigoko. Ndashaka kuba umukobwa w'umwimerere, umukobwa w'umunyarwandakazi, umukobwa nzajya nyuraho bakavuga ati dore umubyeyi wabyaye ureka abandi, sibyo? Nukuri humura ndagukunda kibondo. Niyo nkubwira nabi buriya ntago biba ari ubugome, kuba ari ukugira ngo ngucyahe ejo utazagwa muri uzu rwita ikiziba, sibyo? Komera kibondo maze witwararike. Urambabariye? Ayowe ntakubabariye se nawe barande mwana wanjye. Murakoze. Akukunda. Numvise hari ibintu bari kunsiga bakubwiye ngo ukorera. Ese tonto ko mbona urya nk'inziri gushya, mbona Imana irihangana koko nta kari mukora ntaki ariko ufite apeti wagira ngo ni cya kinyamaswa kirya byose. Koko no utinyutse uvuga guco nta murimo nkora. Ese ukora iki? Ngambi imirongo uzi muri Bibiliya harimo isambu yo guhingamo, Bibiliya harimo urutoki umuntu yajya gutemamo igitoki akarya. Ubwo winganishije guco cyozi nk'Imana idahari ntiwarara ugwengeye. Hanyuma se Imana yaradutegetse ngo tuzajye twirirwa tuzengurukana Bibiliya niturangiza tuze kurya amandazi mu rugo rw'abandi. Ntabwo aganga kuyaho mu nzu ntabwo nzi nyirabyo. Ubu Bibiliya ntabwo kuvuga ngo abantu bose ngo bareke wenda ibintu byo gukora. Hari abatoranyijwe, hari ababatuwe, mbese bagizwe abagaragu, abakozi b'Imana bo kwamamaza iki? Ubutumwa bw'Imana, guhamya iki? Gukora kw'Imana, gukomera kwayo, kuzagaruka kwayo. Amen. Aba rero turi bake. Nimpamvu nkamwe kubaho kwanyu muri muranadusabira buri gihe ko turabakobokeraga kandi nta n'igihembo mwa. Twirwa mu butayu turi kubasabira kubaho.
nk'ubu ngubu koko umuntu azakugire gute bazakubwire ati umutwe ngaho nawe ndebera papa ngaho nawe ndebera ibyo papa Sambiri yakoze afashe amandazi yanjye yose ahise atangira kuyarya ubuso ubwo ariko se wowe niyo uje hano nta nubwo ubanza nibura no kuvuga nibura ngo abane yasashimwe ariko agakuza mbo byari byo kubamenyesha ariko se koko nawe nese umuntu umuvandimwe wanje umuntu tuzanye twavukanye twaranywe nangize ntireka uvuga bakatekana byinshi aho kuza bayura n'iby'umwana nari neguriye amandazi ngo nyanyweshe cyane none ndebe ntabwo bundi hamwe mu bwonko bwa baradinze pe n'impamo buri ukundebuka iwanyu rwahiye rwaduruvunganye ese ubundi yabuzwa n'iki gutuma umutwe yirirwa azenguruka wagira ngo Bibiliya yaramusashe urana imvuze nti kugira nduhukemo gatoya mere nk'uworohewe wenda nsubize ubwonko ku gihe ubu ntabwo ndi guhuza n'umudamu nemvuze kugira imbere nk'uhumetseho gake ntabwo wongera gufatira indazi ryanjye ahangaha natubwo nemvuze nti reka mbenje hano ho gakeya ntuze mu mutima numve nguwe neza ho gakeya yimbe mpabe wenda nk'amezi 3 ngo amezi ubone tubwiriwe nikabaye ntabwo haragera ko tubwirirwa ntiguye kwihebara cyari kare nubona amasaha ageze iki gihe utaragira ikintu ufatisha mu baturage bintu ujye umenya ko uhombye ariko haracyari kare kuko ndabona n'abaturage mo baragenda baza gake gake aza se mu kanya biraza kugenda neza ni ukuri izere kuko haracyariho amasaha yo gutegereza kandi urabona yuko abaturage bagenda baza gahoro gahoro mu kanya buriya iyo dufungura ka ofisi nkara muri santere tugafungura ka ofisi muri santere tugashaka nk'umugore udoda tukamushyiramo ariko inyuma akaba tuzadukorera cyari kuzakunda kuruta uko tuvuga ngo tuzadutera hanga kunuza gutangira rero biragora ariko na ofisi zatezaboneka ikiriho cyugira ibitekerezo ariko imishinga yawe yunguka itinze wowe ihangane utegereze kubera ko gutangira nabyo ntabwo utangira ubona ibintu bigenda neza ariko nyuma yawe bikaza kuza gukunda wikwiheba ako tuzabona amafaranga bigenze bite koko bukobere komera subuse mwayamazira amaki inkuru yabaye kimomo muri quartier ngo hano kwa John we gutanga rambere Yohana atanga rambere yego ubyumva ngendese abakuru abaturage bose hano bose bari kuvuga ngo nanzi ko muyamaze kada nari njabwo ngo mundebe ubundi se wowe ushaka rambere ugira ingwate mwana wande hano kwa Rufonse subose ndo mwizerwa se munzi koko niwe se gutumye cyane wowe yashaka ari agashinga cya kwikorera umuntu ngora nawe agira ibitekerezo byo gukora umushinga business nshaka gukora hano hirya nkishingira akantu k'akabutike uzanye ingwate nta uzanye mongirira icyizere no icyizere ntabwo dutanga rambere none se uzanye umwishingize yangewe mongirira icyizere njye byumva niba nta kintu afite nta ngwate nta rambere dutanga agira ikigongo nta rambere dutanga erega ndo mwizera ntabwo byakunda ntabwo twe dutanga rambere ubwo nyine ubwo nta kundi ubundi ayo makuru yakuwe ko mugira umuntu mwiriwe amakuru biti ni byiza cyane barabuze umuntu aba ari muri twinshi ariko watanyaze ugiye narije kubareba hari inkuru nziza nayo numvise ariko iyo nkuru kuyasaka ahantu hose abantu basakaye umva tugiye gutera imbere ujya gutera imbere gusa ahubwo ni ukuzanzamuka no gukira cyane wabimenye nagize gutya hari ikigo cy'imari turi gukorana cyaravuze kiti none mwe mugende mujye mwegereza serivisi abaturage turavuga tuti none kugira ngo dukomeze tube mu cyaro dukereye kandi kuko barimo gutegura kubaka ibintu by'ibizu ntibabonye amakamyo ariko bene imicanga ara hepfo ni hara tujye gushyira none icyo bita icyicaro
uyu azaba yihagarariye none nanjye ndishinzwe ibijyanye no kwamamaza ibikorwa nijye uzaba yihagarariye. Hanyuma bimeze gute? Nanjye rero narinje ntanara ukuntu umuntu agenda akora byanga bitagenda neza mise mvuga nti wa mugani nk'uko ubivuze tugiye kuzanzamuka. Nanjye nashakaga rambere nibura y'ibihumbi 20. Isugo ndi inyangamugayo ariko tumushime nimwabemera wiko Yesu intege nke zanyu nisi nkabo neza aba Yesu ibi ni biki? Reba hano uza bino byombo. Ndavuze ngo zinga iki gitabo uza bino byombo. Indura byose wowe je nozi wowe nyine none se urabwira ndi mbe mu ijambo ry'Imana nozi byombo ngewe mbyoze ndakubaza ngewe mbyoze wicaye ngaho nzi uko hano mukoraga ni hano uri hano urabyoze ufite abana bake hano udakora hano ntarya wareka rwa rwawe rufite amenya abiri nk'ifuko niruza ntibabyoze agiye kuguhahira aza gutamiki hanyuma ayoza n'ibibyombo ndavuze ngo iyerekwa ry'amagufa igumye kurikira wende kuriza si Bibiliya nasi nkurikirana iki fata gutya cyangwa uze bino byombo uze kurya none ko ndeka ariko mwagiye murubaha Imana kuko mwabana none ubumvemo umurimo w'Imana nje mu gwibyo none se kufite inda ibi sinzahembwa nani ko nterabona si kugaburira ibizi gutamiki ngo ko nterabona igutamiki mbese twagize ntatendereje mwarara hano mununzwe mbwira nzareke gusenga ureko mutarara mu gwengera hari iwawe hano uri hano arakora ibibazo mfiteyo ko nari nati none kutabigukemuriye uzi ibyo uratinya tugiye kunegesha ibyombo ufite abana batoya nawe byose sinongere kuvuga ngo nawe byose hano ni iwanjye hano ni iwanjye uba hano iwanjye arakora uzi muri Stefano ukuntu havuga ngewe ndavuze ngaruki hano usanga byose cyangwa umbwire mbyogereza ariko mumbura amaso warenze hano uyu muhano compris urumva cyangwa isigara ubyibazaho singaruke mbisangaho ariko urihutse rero urihutse mba ngusomeye Yesaya inkuru nziza n'agakiza abisi bose bazabona urukumbara akubwa ahuru rukunyu kanguka wambare imbaraga zawe Isiyoni ambara niba utabyoza unyura hangaho ufata iki gitabo usohoka ndakubwira kandi ntabwo nakoze ibi bintu ibi ngibi si no gusoma ijambo ry'Imana bihuriye he ngenda vuze ngo uramenye nubwo uri mukuru wanje urebye nabi hano twaserera itaka rikaka je suis responsable ndi responsable hano responsable sibiki nawe responsable wawe ndagutegeka iwawe so nanjye semwa responsable of kwa mukuru wanje si byose twubahane rero uze bino bintu ntabyo nogeje ntabwo uri buri ntabwo uri burya kabi dutege ntabwo ndarya ahubwo ariko mana ubwo nshaka gukora na wa mugore ari nasomye mirongo myinshi ndi kumva inzara nyinshi nta soni soni zigenda ute nta soni tashigoti kandebe mu nkono ngera kuri sohoka ariko ujya kunsohora nkandi ngo ndagukubita nese ujya kunkubita umwoyi nkubwiye ko sinongera kubona urenga hano
nanjye rero nta ufite iwawe ndafite ariko naje kukubwira ibibazo mfite nyumva rero niba rero utumva gukora hano woza bino byombo ahubwo nanazi uranateka nta soni nta soni ayo ntabwo tuyakora no mu mudugudu hose baranzi gutanga kuva kuri 20 kuzamura natarayo ko nayishyuye twe turakubwira ko dutanga miliyoni kuzamura wowe ukavuga ngo 20 ubuse singiyi ni ngwate ukumva 20 wowe zana ndebe uya nazana ndebe ariko waresese bakaba uretse zana turebe telefone y'ibihumbi 7 birindwi se twayamo iyi telefone igura 7 icyatanu nese ugwa mu arambera 20 iyi telefone twebwe tuzayiguhera icyatanu nese ntiwanye urashaka ngahe nasi umuntu abaye nyangamugayo no mu ushaka ngahe ushaka ngahe nyine nashakaga ko mu miyorambere ya 20 ibu 20 ukora kakana 20 fata jana 2 nese ubwo mwebwe murumva muraduteza yangana ubugende kuko ntabwo atufite twe dushaka ibibanza dushaka amazu dushaka ibintu bifite agaciro worazana kaka ibumbi biro yafata nayifata mwakabaye mutwara umuntu ko ari ahubwo tugakorana neza icyizere turakiza ibibanza niba utari mu ciciro cy'ibibanza genda Okay, nta kundi ariko ntabwo muri bubona bakiriye. Numara kujya ku rwego rw'ikibanza uzaze. Yangane genda wihanganye uzabashaka ingwate numara kubona ingwate uzagaruke. Byose turi kubikora mu kibanza. Ariko nago mumbaniye narije nk'umuntu. Wumva ukomeye. Namutse. Warametse neza. Raho igiko. Komera di. Umeze uti igiko. Uraho. Ongera. Yesakuza. Mbona muhoberana umuneza yora. Umeze neza. Amakuru. Niko. Waje kuzino? Naraje. Mazi menshi. Musanga muziranye se? Uyu ndamuzi muza akiri umwana muto cyane. Hano ipfo muzi yo kwa Kamari hano. Ko yakuze. Yarakuze abana se ko genda neza hari nkaho kumaze gukura utangiye gusa nk'usaza. None uracyakana. Oyi, biteze sha umukobwa. Ni byiza mumeze mutese. Ni sawa nta kibazo. Narinje kwa Kambere 100. Kambere 100. Bakubwiye ko turimo kugira se ko bisaba ingwate nyine. Sikana ngwate. Ngwate. Ese David ingwate yabana Rambere. Rambere? Yayibona te kuzi ko twakira ibibanza. Ariko wibuke yuko dufite amafaranga y'intuza y'inzahura mushinga yo kugira ngo tugurize abantu bamwe namwe babizerwa. Mugere inama. Aya dutanga amafaranga dusigaranye ingwate. Uya ariko nawe ntanara ukogura abona kuko yatwambura. Harya washakaga ngo 100. Sha nashakaga 100 ukazadusubiza nka ryari. 200 ariko nta kibazo ni mu isura ntabwo ari umuntu. Isura si umuntu. Hari abantu ubona ko ari abajyambere bafite n'iterambere n'akazoza. Birumvikana. Uyu twayemo rwose. Nukuri mu ngiro cyo rero. Ariko se ko turi kumwe mu mushinga waretse tukareba ibintu byunguka. Yanga ko nawe umuntu atagiye. Nase urabona ubu ndago ugiye gombye umushinga. Ariko se ndagombye umva rata so rumbwiye ngo 100. 100 gusa. Yego. Byanyine. Shana sa amafaranga meshi. Ariko nibyo nagiye nkubwira. Ubusa rukaguriza none umuntu w'umuturage udafite none na adresse. Ese umushinga tuzakora bigenze gute? Tuzakora bigenze. Umushinga se niturimo dutangiye nyine kuguriza. Umva rata warumbwiye ngo uzanyishyura. Mukwezi kumenza abanyabahanzi. Ko atazatinda. Ntacyo nyine reka nkurekere uburenganzira bwawe. Ariko rero nagenze neza mu byumweru 3 n'abanyabagabo. None ngo mu byumweru 3. Nyamara ngo ikizere kiraza amasindi. Reka ningwihore umva sha. Noneho fata nimero yanjye izana ngo nimero yanjye ya telefone. Muzishyurana kuri telefone. Oya no kugira ngo tuzabone uko tuzamwishyura. Kandi reka nkubwire. Nanga gukorana nawe. Nukuri nivugiraga.